Alright, ibihe byiza kuri mwese mudukurikiye kuri Iris TV, twizera ko mukomeje kugubwa neza cyane abari hirya no hino mu bice bitandukanye by'isi. Uyu munsi ni special episode, twasuye umuvandimwe. Uyu munsi rero twaza gukora special coverage aho umunyarwanda tujye kumusanga mu rugo akora akazi k'ubworozi ndetse n'ubuhinzi bugezweho bwo mu rugo. Byose twaza kubimenya mu kiganiro turi bugirane, ariko twamaze kugira iwe mu rugo ndetse ngiye kumusanga mu kazi ndi kumubana hano imbere gatoya. Turaza kumuganiriza byinshi cyane. What's up bro? Ariko uhora mu kazi mana yanjye. Kumfatirana buri gihe Imeze mu kazi. Umeze neza? Ni fresh kabisa. Ndakugendere rero. Turabasuhuje cyane mwese kandi Barasuhuza abakunzi ba Iris TV. Turabasuhuje cyane. This is Pizzo cyangwa se Egide ku banzi, abatanzi nitwa Pizzo cyangwa se Egide, ibyo bashaka gukoresha nkaho ndi umworozi. Alright. Turaza kuganira byinshi kuri no projet iri very interested. Yes. By'umwihariko kuri njyewe, ariko ndatekereza ko n'abakunzi badukurikiye ba Iris TV baraza kungukira byinshi ndetse bakuboneza kubona byinshi kuri uno mushinga. Umeze neza se bro? Ndakomeye cyane, cyane, urabibona akazi ni kenshi cyane, akazuba kaje ubwo biba byaryoshye kabisa. Ariko ndaho ndashima Imana. Ndakubona umeze neza cyane. Urasa nk'ibiryo. Urabibona ufite amatungo nk'aya ngaya nta kuntu utasa nk'ibiryo rwose. Ufite inyama, ufite byose cyane rwose kabisa. Alright, rero nize kubona gatoya ku mavideo y'ibikorwa byawe, ngira amatsiko navuga ngo uko byagenda kose umunsi umwe ngomba gusura mu rugo tukaganira nkareba ubuzima ko bumeze. Nayo ndifuza kuzorora, ndifuza kuzakora, mbese wabaye role model wanjye. Thank you, I appreciate. Amatungo ameze ate? Amatungo aragenda, turimo turabona rwose biza. Burya ubona ngo amatungo ni nk'abantu, ubona ameze neza, ntayarwaye, arimo arya neza, yishimye, agomba gukina, agomba kureba abana bareba, ibyishimo bari ibyo ngibyo. First of all, kano gace woroyemo amatungo angana gutungwa, ubuhe bwoko bw'amatungo arimo hano? Ahangaha ni agace twororeramo inkwavu, ni ubworozi bw'inkwavu cyangwa se rabbit mu cyongereza. Ni inkwavu z'inyama zororwa mbese kugira ngo zigaburire isoko, zize kuvamo umusaruro w'inyama. Nkaba mfitemo inkwavu z'ubwoko butatu. Harimo inkwavu z'ubwoko bita Californians, arizo zizi ngizi ureba zifite zisa umweru, zifite amatwi y'umukara n'iminwa navuga y'imikara n'amaso. Ubwoko bwa Californians. Hagiramo ubundi bwoko bwiza cyane bwitwa New Zealand, aribwo bwoko ubona bw'umweru harimo n'umuhondo hasi aho ngaho. Hajyamo n'ubwoko bundi bwitwa Lexi, nabwo n'ubwoko bwiza. Bwose n'ubwoko mpamya ko ari ubwoko bwiza bw'inyama, ariyo mpamvu nanabuhisemo kuba ari bwo bwoko butatu ngira mu kibuti cyanjye cyangwa se mu nzu y'inkwavu zanjye. Abantu benshi baribaza, ariko muri Amerika abantu bashaka korora, bashaka kugira gute, by'umwihariko kubona umunyarwanda wororereyo ni ibintu nyine biteye amatsiko. Niyo mpamvu uyu munsi nagusuye tukaganira byinshi, urugendo rwabyo, inyungu, uburemere bw'akazi, ku buryo n'uwifuza wenda ko yabikora nawe ushobora kumubera nawe role model uyu munsi. Ahandi biragenda se? Biragenda, urabona nk'uko nabivuze, ndishimye nk'uko bivuze. Ni kwibona muri Amerika ukagira imana yuko ubona urukwavu rumwe ukagera ku nkwavu, dufite inkwavu 104. Wow. Kandi ubwo tujyamo n'izo dutanga, ariko kuri uno muntu tuzogana dufite inkwavu 104 hano. Ni ibintu byiza cyane. Harimo n'izibyaro zibyaza cyangwa mfitemo mizi 104, imbyeyi ni 11. Ubwo ni izibyara zihoraho, izindi ni either izakuze zigejeje kujya ku isoko, izindi ni itwana turimo dukura. Ariko ubwo harimo n'utundi ntabaze, ariko ntabara mbese turi munsi y'amezi ane, munsi y'ukwezi sintubara, ubwo ntubara tumaze gukura. Ariko enye zo ni nkuru. So mbabaruma akanya gatoya, iminota 10-15 20 tumene mwabiri njyane ku ruhande tuganire, mereza abantu urugendo muri rusange. Hano ari iwanjye se, hari mu rugo igerera hano, dushaka duhagarare hano nta kibazo. Dushaka tunihagararira hano nta kibazo. So ndaza kubaza utuntu tutari twinshi cyane, ariko tw'ingenzi duteye amatsiko wenda no ku bantu badukurikiye bashobora kuba nabo bibaza. First of all, reka banze tunibwire neza n'abakunzi ba Iris TV umugabo twasuye. Twihuse cyane,
navuga ko nta bigwi byinshi mfite ariko ibike mfite ndi umunyarwanda wavukiye mu Rwanda agakurira mu Rwanda nyuma akaza kuza hano muri Amerika mu mwaka wa 2016 atangira ubuzima nk'abandi bose finally kwa ko nakundaga ibintu by'ubworozi no mu Rwanda narabikoraga ariko hano bimberamo challenge cyane ariko mu mwaka wa 2023 ndatangira ntangira ku bworozi bw'inkoko z'amagi ntabwo ari nyinshi cyane mfite ariko natangiriye ku nkoko 6 z'amagi tugiye n'isaki imwe ubundi ngura n'inkwavu 3 z'imbyeyi n'urumwe rw'isekurume ndavuga ntereka ncabike ndebe ko ntabwo natangiye mvuga ngo ni iby'isoko cyangwa nagabura n'umuntu ya numvaga ari ibintu nakorera umuryango wanjye ndavuga reka nze ndebe ko byibuze nagenera indyo nita ko yuzuye cyangwa nizeye ko yuzuye umuryango wanjye ubwo twatangiye ubu nshima Imana ko abantu bamwe na bamwe bamaze gusa nk'abamenya ko baraza murabibona namwe gutangira ku nkwavu ubwo nenye muri rusange 3 z'ingore na rumwe rw'urugabo noneho ukaba wisanga mu nkwavu 100 zisa nk'ari zihoraho kwa ntago numva muri no minsi ntago maze nk'amezi nk'ane buri gihe bafite nk'inkwavu 100 cyazirenzeho. Wow. So ubundi renze gukoresha izina Pizzo niba nakibyo twaye. Yes, niko abantu benshi bambaye. N'ubundi no kuri YouTube channel yanyu. Yes, dufite na YouTube channel bashaka kuyigira sinzi bari bubashyireho hasi. Turazishyira hasi ahubwo tunayibabwira direct. YouTube channel yacu yitwa Ninjye na Madame Wine turafatanyije byose wenda nuko ari mu tundi tumaye kwenda bure mubone yitwa Mr and Mrs Pizzo's Family Show. Ubwo wenda sinzi nimba jadari bibandikire cyangwa uko ari bigenza basobanura neza. Ako tujyana YouTube channel cyane cyane iri based ku bantu bakunda ibintu by'ubworozi cyane cyane hano muri iki gihugu bikomeye cya Amerika cyangwa ubworozi n'ubuhinzi buciriritse ari bwo buhinzi twita akarima k'igikoni mu Rwanda turabyerekana cyane kandi tubyerekana no gutunganya ibyavuyemo turerekana ko babiteka abantu bose bashaka kureba ibintu by'umuryango urumva ko ni YouTube y'umuryango bashaka kureba uko wabaho ubuzima bundi buri traditionnel par rapport y'ubuzima twisangamo hano muri kino gihugu badukurikira bakareba. Wow, very nice introduction. Ndaza gupininga channel yabo kuko niho washira amatsiko ya byinshi kuri no umuryango mwiza cyane rwose barebe hasi akazi bakora ubworozi bakora uburyo babanye byinshi bategura byose ni channel nanjye nkurikira umunsi ku wundi muraza kuza kwireba ahangaha muri comments. Anyway twikomereze. Wisanze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Waje ukora iki usanzwe uri umuhinzi kuko abantu bahita babyibaza se waje uriza agriculture waje warize veterinary waje mu kwiga ngiye ubwubatsi abantu bazi nize kuri MN hano bita kuri MN Nyamirambo no nize construction wenda hari bareba kino kiganiro ne twariganye cyangwa se nabize imbere cyabanyize imbere niho nize ubwubatsi ariko nkurira mu muryango worora kuba twakura abanzi nabo kuba ndi umwana mu rugo twarororaga kandi amatungo menshi cyane nanjye ni ibintu nakuze nkunda nk'icyifuzo cy'umwana kiza kuba icyifuzo cy'umugabo ku buryo nanjye naho nari mfite urugo mu Rwanda nenoroye mfite ifamu nenoroye ingurube inka ihene ababizi ubwo wenda bazakomanta ndabizi ntazabura warunzi no mu Rwanda uracyafite amafamu oya urumva uvuye ahantu ukana madamu batwese twaje inaha biragorana gomeza kubikurikirana twabonye wenda hari igihe kizagera ariko kuri ubu ngubu oya dufite tuntu duke turi ahangaha ndetse batureberaho. Ese Pizzo ari ahandi hantu wenda ari undi munyarwanda uzi muri kano gace ushobora kubukora ubworozi? Sofa ntawe nari namenya niba nanahari tuzamenyane kwa ni ibintu byiza cyane kandi ni ibintu namenya aho ari mugenzi wanjye ni ibintu numva twakwikonekta tukaganira amakuru cyane cyane kuri ibi bihugu bikomeye tukagira icyo turushanya. That's the point. Mpamvu mbikubajije nuko nzi ko yari inkuru nyine kubona umuntu w'umunyarwanda umwe niwe wa mbere mbonye nabandi nari akabona nagiye nsura amafamu ariko y'abazungu ari hiryo mu mashyamba amafamu manini bafite ubutaka bunini nyine borora burya bwagutse ariko kugifata initiative bakora ubworozi kandi bwiza butanga inyama bitanga umusaruro mu banyarwanda benshi hano bari hano muri kano gace byiza cyane bibusa ko bisana ko turi muri state ya Maine. So anyway igitekerezo cyo korora rero cyaraje watangiye gute wabitangiriye he watangiriye kuki ni ku nkoko ni ku nkwavu ntago bikugora byose reka tubijyanire hamwe nkuko nayo mbivuze igitekerezo cyiza mbere na mbere twari dusanzwe tworora mu Rwanda ariko tugeze hano turabihagarika rero umuntu buryo yabaye yakunze ikintu warabikuriyemo wamara kubikuriramo ukabikoraho none wagira Imana n'umufasha ushatse akaba ari umuntu ubikunda buriya nicyo kintu cyane nshimira umugore wanjye akaba ari umuntu nawe ubikunda mukabikoraho muri kumwe
umugeze hano murabikumbura umeze nk'aho mwana warigase kuri bombo ahora yumva ashaka akantu ka sweet nimba naraje 2016 nkisanga narageze 2023 ntari nabikorera hano nuko byari bingoye ariko ubu imbaraga zindi zije urumva aho famille yanjye iziye tukomeza twungurana ibitekerezo turyaryatwa na ka kantu n'igitekerezo cyavuye ntabwo nabona byinshi ariko cyaje gutyo ariko in meanwhile hajemo nakandi kantu wenda nibwo gamege no kwavugira kuri channel yose niba cyane nakavuga n'ubwa mbere navuze wenda ni wabira pampinze yego in meanwhile nagiye kwa muganga nsanga cholesterol zanjye zitangiye kuzamuka ntabwo zari ziri ku rugero rubi ariko nakoze check up y'umwaka ubwo twinje muri 2023 mbona cholesterol zanjye zitangiye kuzamuka bikubiteho rero ko burya cholesterol akenshi tukabiri bijyanye n'inyama turya by'ibiki byo na muganga arakubwira agira gutya ibiki n'ibiki niho byanteye umujinya cyane ndavuga nkundi inyama inteze kuzireka ariko zazindi naryaga byibuze zigize ntago nkizibona ntago nkibona aho nazikura naho nzibonye rimwe na rimwe birangora zero organic twinjira muri 2023 no nakoze check up mbona muganga wanjye arambwira ikibazo ko ntangiye kugira ikibazo cy'uko cholesterol zanjye zitangiye kusa nk'izizamuka bintera umujinya birandya ndeba mu ifunguro twafataga ndi umuntu ukunda inyama ariko se mana sinzabasha kureka inyama ndakora iki biragenda bite niho hantu urebye hapushinze kugira ngo nahere kuri ubu bworozi kuko ngo njye mu nkwavu kuko inkwavu ni inyama nziza ariko zifite cholesterol nke cyane umva rero ubaye konsoma inyama z'inkwavu ufite amahirwe menshi yuko cholesterol yasubira kuri niveau cyangwa se ukuramo iby'ingenzi ubwo wenda nzabisobanura neza byinjiyemo inyama z'inkwavu ukuramo iby'ingenzi umuntu akeneye gukura mu nyama ariko cholesterol yazo iri hasi none abaga ukwavu cyane ubona inyama yarwo nta binure rugiramo ura nk'ingurube nk'inyama z'ingurube zigira cholesterol hejuru cyane kwa ko ni inyama uyibonye ubona ko ari inyama irimo ibinure byinshi cyane karagaciyemo none nashaka kuvugaho ko nicyo kintu basi byatanze umusaruro mwiza mbere utangira kurya inkwavu urumva cholesterol yari hejuru ubu mbere yo utangiye kuzororera byanatumye uboneraho n'umwanya wo kuzifungura ahubwo mbwira ko inkuru nziza no kwanga ubu turi muri 2025 ubu cholesterol yanjye iri on point ni normal ubu nta kintu namba rwose nta kintu nakoze no guhindura amafunguro gusa uno twanagerageje kugira gutangiza akarima k'igikoni dushaka kuba ngo ayifumbire y'inkwavu tuyibyaza umusaruro duhinge rwa ruboga cyangwa se za mboga dukonsoma mu rugo 100% tuzi ko ziri organique zitagiyemo andi ma chemical products umva ni ikintu nshima cyane kandi ikintu cyatumye nzana igitekerezo cya cirubute kagira igitekerezo cyamfashije d'abord ngewe cyo gukora ubworozi ubuzima bwanjye buno bworozi aho rero niho igitekerezo cyavuye cyo gutangira ubundi tangira ku nkwavu nabivuze mbere dutangirira ku nkwavu 3 z'ingore na rumwe rw'urugabo ubwo turatangira umushinga wo mu rugo ariko ntabwo ari umushinga icyo gihe noneho ariko uko mbikora zitangiye kubyara twagiye kugera muri 2024 tujya kugera muri 2024 deja nari naragize abantu batangiye kumenya ko mfite inkwavu bakampamagara Kako kuri channel yacu kuko bivuze tujya duteka. Ubwo ko natekaga nimba tugize nateka nk'ukwavu ngabereka dore ukuntu duteka wenda urukwavu. Abantu bati ufite inkwavu natwe twari dufite ikibazo nk'icyawe cyangwa se dukumbuye n'inyama y'urukwavu. Naza nkarufata banza kubangira. Nyuma niho naje kugenda negera leta kwa ibintu bya byose kugira ngo utangire ikintu kigaburira umuturage no ko gukorana na leta. Ubwo nabwo nenda kuza kubigaruka niba byemewe kuzitunga hano bigenda bite. Ubwo negera leta ikigo kibishinzwe kitwa Main Assurance and Quality kikwana na USDA. Ndababaza nabwo nshyize nshaka kuzi abantu bimeze bite bati nta kindi baplika kuri license bakaplika kuri license twereza umuntu akazivisita akareba niba uzujuje ibisabwa tugagwa license ya mbere nta police ngize n'Imana ntabwo yafashe igihe kirekire yakwa mu kwezi n'igice nayo nyibonye
mbwira umuntu wa mbere nti uyu wana waza none urwara kwavuka rufata Eh. n'ubu ngubu ari license ntyapurikaho kuko ngubu ntago nanjye haraho ntari nagera ndacyakura ariko nuko byaje nisanga noneho ntagisabwa ko za nkwavu 3 zigaburira urugo ahubwo ntangiye kugenda mpushinga ugaburira n'abavandimwe ubwo nuko ngeze mu ijana mu nsengero nzagere mu gihumbi. Ikibazo cy'amatsiko Pizzo ahangaha urabona bishobora kuva mu bworozi bwagutunga ukaba wareka andi mashiti hano muri Amerika ukaba wagaburira abantu inkwavu cyangwa andi matungo worora hano muri kano gace bikaba byagenda neza ku mufuka? njya nigaya cyane kansubiza icyo kibazo mpereye kuri no point njya nigaya cyane nkani kurugutura kavuga nti kurugutura kuki ntabimenye utabimenye mbere buriya uwo mbimenya mbere nkiri mutoya n'ubu nkiri muto mbese nkiza nkifite amashagaga nkakorera nk'amafaranga nkayakubita ahantu namara kuyakubita ahantu nkavuga nti reka ntangire ukora umurimo w'ubworozi ubu mba meze neza ariko dore umuntu atangiye kubikora afite sharije nyinshi ugeze gute bikakugoramo ariko wabikoze neza uri umuntu ubikunda kandi uvuga ngo ni umuntu ukurikiye mu business kubera ko ni ibintu bisaba ubwitange bwinshi cyane bisaba ko hariho point inyuma y'uko ubikunda kubera ko ntabwo ari abantu bose bazababwira ngo nk'uku duhagaze hano ngubu uri ahantu mu kiraro gutya wabonye ko wambwe tugende twicara ahantu kugira ntiwe hano ni iwanjye ntabwo ari umuntu wese uzagira gutya nk'ubu ngubu gutya ngo uze nusanga nk'amahurunguru agize usange nk'amahurunguru gutya ukozemo intoki yajyane mu karima k'igikoni cyangwa se unakozemo intoki uyashyire hariya kandi wumve nta kibazo kibayeho n'umuhumuro wo mu kiraro umva ntacyo gutwaye. Urumva rero ni ibintu bisaba ko first of all ubikunda mbere yo gukurikiramo amafaranga. Ikindi kintu ni ibintu bisaba yuko ushyiramo ikintu cyo kumva ko atari ibintu ugiye gukora nka business. Ikintu ngiramo abantu inama cyane hari abantu benshi bajya bampamagara nkababwira nti ntubishyiremo imibare myinshi none wabaho gutu imibare utayishyizemo oya kwa ko ibintu bijyanye n'amatungo tuvuga nk'urugero nunabireba ukuntu hano nubatse hari uwabireba akaba ati kuki atagura se ko nabonye harimo amakeji meza ibintu biri moderne ibintu biryoshye bigize gute iri bangana rikwiye ko hari umucuti wanjye ubu tumaze kuba inshuti we aba California ni umuzungu aproduza inkwavu zigeze ku 10,000 ku mwaka. Wow. Afite ahantu hanini cyane ariko umurebye usanga inyubako ze zimeze gutya neza ibirimo ni ibintu byose bimeze nka gutya ne twaganiriye rimwe ndanampamagara kuri video aranyemera nabaje mutitiriza nk'amezi 6 ariko naratangiye agomeza andeba hari ko ana updatingaga niho yanyemereye mbe nta natangiye yaranze kunyumva nkandika kanga kunsubiza kweza nohereza ama-email nta na telefone yanagiraga nyuma sinzi ukuntu yambwiye ngo yambonye kuri Facebook naratangiye aransubiza niyo mbwiye ikindi kintu nanjye mbwira abantu bose ngo ntuzipase muremure mu bintu by'ubworozi buriya ibi ni ibintu bisaba yuko bijyemo ushyiremo nyine ubwenge pushinga hard ushyiremo umutima n'urukundo ariko ntitutekereza ko ugiye kutawunguka. Yego abantu mushaka kwibaza nk'inkwavu mu Rwanda zirya ibyatsi za kimari n'ibiki abantu benshi boroye inkwavu rabizi hano muri Amerika ibyatsi birahaboneka na turabona zirabiri ubwo ni ubuhe bwoko bw'ibyatsi zirya ko ndabo meze nka bya byatsi byo ni ibyatsi bitwa hay moti hay nubwo bitandukanye ko muri rusange bitwa hay ni ibyatsi bishobora kuma ariko nubireba ntabwo byuma ngo bibe umuhondo kandi bigagare bigomana akantu kagize rero birafasha muri izi klima cyangwa hehe zirya bino byatsi cyangwa se zaba zitariye bino byatsi zikarya ibi nabyo ni ibyatsi biseye ariko birimo intungamubiri ibyo ni ibyatsi biseye ni bitwa pellet zirya ozitariyo tuzirya bira byatsi mu kimwe muri ibi ngibi rero biraboneka hose igitandukanye n'uvuga ngo bitewe n'ukuntu urimo ushakorera inkwavu zawe nkanjye ndeba ibiryo byazo iteka focusinga ku bimixa n'ibyatsi sinzireke kuri pellet gusa kandi pellet nazo nkareba zitongewemo aba produits chimiques ubwo mu mastores hano muri Amerika biba bihari byagenewe inkwavu cyane rwose biba bihari hose muri buri store icyo ukora gusa no kubaza nk'umuntu urwaye inkwavu zawe ibyiza akoresha cyangwa se nawe ugakoresha research ukareba ibyatsi nabyo barabigurisha mu mastores
barabigurisha ku masitowa barabihenda akenshi usanga ureba nk'ahantu bafite amafamu babihinga bagize bate ukajya kubiguraho kuri package nziza cyangwa se bidahenze. Wow. Anyway, kugeza ubu ngubu akazi kangana gute ukora muri ifamu yawe nyine? Ntabwo ari ibintu bisaba umwanya munini cyane. Buri munsi usibye wenda umunsi nk'urukwavu rwabyaye cyangwa se urukwavu rukeneye indi treatment, ariko buri munsi ngenera isaha byibuze isaha mu matungo. Isaha imwe umaze kuyita mu gitondo rwose mba ngomba gucamo isaha imwe nkora utuntu dutandukanye. Ntabwo ari ngombwa kugera gute, hari ibyo umuntu ashaka kubona akaba wenda ugitangira gukabya ukaba wanakora n'ibitagize gute. Nk'urugero ugitangira ushaka kuza nk'urabona hano zirimo zinywera amazi, ashobora kugwa tuno tuntu ukaza ukavuga ngo ni umwanda ugitangira utari wamenya ko nta kibazo zirongaza aho ziri nta kibazo, ugatangira mbese ugakabya ukaba wamaramo nk'amasaha 3 cyangwa 4. ariko kugenda ubimenya ugenda umenya ibyakuteza ikibazo n'ibitateza ikibazo, ibyaba bibi n'ibitaba bibi. Utu tuntu zinyweramo amazi se zitumenyera gute? Inkwavu ni nyabwenge cyane mu gushaka ahantu hari amazi. Ushyizemo ugenda ugakoraho kanze ubwo nongere mande, ugenda ugakoraho zimaze kubona ko haturukamo amazi iraza, ubundi uko zikoza akarimi amazi akamanuka zikanywa. Oh wow, very interesting. Anyway, wenda tuzaganira byinshi mu kindi kiganiro. Nifuza no kubasura na famiye kumwe na madame tukaganira byinshi, kuko muri abantu batanga ubumenyi mu buryo butandukanye kandi ngenda bikunda. Munaduhe na hint y'ubuzima. Nzi neza kuri umuntu kugeza ubu ngubu wabashije kuba wikorera, tutari mu mashifti nka bimwe byacu duhora mu mashifti dusaba akazi. Ushobora kuzatubwira uko ibanga uko bishobora kugenda muri Amerika ukabaho kandi ukabaho neza wikorera ibintu byawe. Ibyo byose ni ikiganiro mbararikiye. So anyway, mbere ko dusoza, aka kazi k'ubworozi ubona wakagiramo inama abantu bati hano muri gano gace ko ubona ari ibintu bakwishoramo? Umuntu wese nk'uko nabivuze, umuntu wese ufite umutima wo gukunda korora, nicyo kintu cya mbere. Gukunda korora, umuntu utinena, umuntu udashaka byinshi by'ako kanya, ushobora kwizirika nyine kumva ko ni ibintu bisaba nyine. Urabona nimba uri hano, ntago umuhanzi wenda afite concert hari ubwo uzahirata ko yakwitangira amatungo yawe, nibwo wa mutima. Ufite umutima wese wumushaka kubikora, je namubwira ngo go for it. Witinzamo ahubwo nkanjye ndimo ndarogeta ko mba naratangiye kera imyaka yose mba ngeze kure, ariko reba ntago nagera aho nshaka. Ariko intego ni iyiherero, intego ni ukubikora umushinga uzagutunga ukareka ibintu byose ugakora ubworozi, cyangwa ni ukugira ngo ujye uryaho gake ugaburire n'abavandimwe bake bake? Kuryaho byararangiye ho ntago nkihari. Ahubwo ngubu target no vuga ngo Imana nikomeze inshyigikire n'abavandimwe banshyigikire, mbona ubushobozi aho nzabonera nzagaburira Amerika. Ufite intego yo gufata isambu nini ukuramo Imana rwose mfatanyije n'Imana nzabigeraho. Bizagira kandi hari umunsi rwose nka imyaka 3-5 hari ubwo nzaba nanjye ndaho nshaka. Kandi na buri mwese ushaka kubikora namubwira ngo go for it. Tuzagerayo dufatanye, iyi sector nayo tuyizamure, kandi ibintu byiza kandi bishobora kukungura. Ntago ari ako kanya, ariko mu gihe runaka ni ibintu byiza cyane. Anyway, duha amakuru meza, tubonye hint cyangwa tubonye amakuru makeya ku buryo ushobora gukora mu bworozi muri Amerika. Abantu batari babizi bari muri state zitandukanye, tubabwira ko ngibi birashoboka, n'umunyarwanda w'iwacu cyane. So Pizzo, ndashaka gushimira muri kino kiganiro duhaye kijyanye n'ubworozi, ikiganiro cyiza cyane kirimo amakuru yose y'ingenzi. Nakoze nawe kandi. So nyemerera rero ikindi kiganiro uri kumwe na famiye basi. Madamu twumve niba ajya yihanganira kukubona uvuye mu nkwavu, cyangwa se nawe niba ajya bikoraho. Ahubwo nuko nawe agize ariko ubundi tuba turi kumwe. Ahubwo none hari ni uburi hano rwose na bote n'iki nawe arimo akora nk'ibyo nakoraga, ibyo nakoze byose nawe arabizi kubikora kandi aranandusha nako. Ijana ku ijana rwose ndamwemera cyane. Wow. So tuzaganira byinshi ku buzima ndetse n'akandi kazi wakora, gutegura abantu byo kurya no kubigisha kuri YouTube channel yawe byose mu kiganiro cy'ubutaha. Pizzo, nagushimiye cyane, Imana igumugisha. Natwe turabashimiye cyane kandi nshimiye n'abakunzi banyu badukurikiye cyane no munsi. Turababwira ngo turabakunda cyane, natwe
n'utari wadukurikirana twagenda arebe aduteze imbere arebe kuri channel iri hano hasi link nako kanya ni Mr and Mrs Pizzles Family Show wadukurikira ukamenya na byinshi kuri ubu buzima turimo tuganira. Yes, ciao ciao. Ku bantu batazi ko ibitunguru bimera ari bitoya, hano nk'ibi ntabwo wamenya ko bimaze bituma biruzuza iminsi 10 na 11 biteye uko da. Byose nibyo, byose ni ibitunguru. Ifite ifumbire yabyo yihariye. Ni nkoresha ifumbire y'inkwavu. Ibi bimeze n'indabo. Ibi ni indabo zituma utubu tutazamo. Izi ndabo zigira umwuka utubu twinaha twanga. Tubu twa insect turya imyaka. Izi ni green pepper cya poivro. Azobana ko zimeze neza rwose. Wow. Yodo hepfo ni inyanya. Zira ni kokombre. Ukarimo na spinach niko zitari zazamuka, ariko ugiye ukareba urabona utuntu dusangiye kuzamuka tuturabo aho hasa nk'adateye ikintu, harimo ingemwe za spinach. Ubu niko twakwita nk'akarima k'igikoni mu Rwanda. Akarima k'igikoni kagize